Bana nshuti zanjye muri aho, ni Kapiteni Moses uje kubacira umugani. Uyu munsi ngiye kubacira umugani umwami w'inyamaswa. Umunsi umwe intare umwami w'ishyamba yararwaye araremba. Umugore wayo akajya yishakira imiti y'ubwoko bwose, bigeze aho biranga iza gupfa. Bukeye umugore w'umwami atumizaho izindi nyamaswa kugira ngo azibwire byamubayeho. Hanyuma ziraza zirayisura zirayihanganisha, zijya inama y'ukuntu zabona undi mwami. Umugore w'umwami araterura ati, mwaretse nkaba umwami ko umugabo wanjye yari umwami mwiza kandi nkaba namufashaga kuyobora neza. Urusamagwe narwo ruti, mfite imbaraga nyinshi, nzi koga no gusimbuka, nzi kwiruka no kurira ibiti. Mwaretse nkaba umwami ko nabiyobora neza kandi narinda umutekano w'ishyamba neza ko ntawatuvogera. Inzovu mu bunini bwayo iraterura ati, mwa nyamaswa mwe aho mwabereye mwari bwabona inyamaswa inganya ubunini nanjye, ikindi kandi mfite imbaraga nabarindira umutekano ndetse ngwa neza buri wese yanyumva. Inguge nayo iti, aho mwahereye muvuga muri mu biki? Umuntu w'inyabwenge nkanjye witonda ninde wabirengaho akambuza kuba umwami? Akarusho kandi nsa nk'abantu. Kubw'ibyo rero nshobora kubategeka neza kandi nkoresheje ukuri. Gasuku ibwira inguge iti, nubwo usa n'abantu ariko ntuzi kuvuga nkabo, njye nabigisha kuvuga nkabo bigatuma tuba inshuti nabo, bakaturinda guhora baduhiga. Inguge iti, ntigacecekaho dore ko kazi kwibonekeza, kazi kuvuga ariko gasubiramo ibyo abandi bivugiye. Ubonye yaba wivugiraga ibyawe utarinze gusubiramo ibyo abandi bivugiye. inyamaswa zose ziyama guterana amagambo kw'inguge na Gasuku. Zimika inzovu kugira ngo izibere umwami, zigendeye ku bunini, ku bwitonzi yigira n'ubugwaneza. Nuko inzovu izizeza ko izaziyobora neza. Bayi bana nshuti zanjye, tuzasubira ku mugani utaha. Mwibuke gukora subscribe mukande no kukazoya kugira ngo ibiganiro tukibishyiraho bizajye bihita bibageraho.